mu ijoro ryo ku itariki ya 12 rishyira ku itariki ya 13 ukwezi kwa 4 mwaka 2024 niga akoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'abakoresha urubuga rwa WhatsApp cyane cyane abakurikira cyane Twahirwa Moses uzi nka Motion babonye imbuga z'inkoranyambaga cyane cyane urubuga rwa WhatsApp yapostinze stati iteye ubwoba, benshi yabateye ubwoba, abandi yabahungabanya, abandi bibaza byinshi biratungura. Uyu rero Twahirwa Moses yapostinze amagambo menshi ari mu rwango yuzuye gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ndetse kandi ari mu rwango rukomeye yanga inkotanyi cyane nkuko yabivuze mu nyandiko ze yanditse. Abenshi batunguwe cyane nibyo yanditse Moses, benshi baza uko bigenze birabayobera. Moses babonaga nk'umuntu usa nkaho abenshi bamfatiraga urugero nubwo yagiye yatenguha benshi kubwo kwambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga, ubutinganyi n'ibindi bitandukanye. Rayongeye yuko Moses Twahirwa byinshi byamubayeho iri joro cyangwa se yakoze ku giti cye abishaka kandi agapostinga abishaka, byatunguwe benshi, nanjye ndimo nkuko nyumva ukunguku natunguwe. Gusa ngumya kugira ikikango nibaza uko bigenze, ngira ngo ni nkubisi nanjye yasomaga ibyo yanditse nkagira ubwoba. Nawe nuza kubasha kubisoma ndabishyira mu kiganiro ubirebe nawe wisomere niba utayibonye, ariko ndacyane n'ibikoresho by'abahonyambaga babibonye. Ariko iby'uyu mugabo cyangwa se uyu musore witwa Twahirwa Moses ariko wazamenye none izina ry'imideli mu Rwanda ubundi byatangiye ryari. Dore igihe byatangiye turi nyuma ho gatoya mu mateka y'uyu mugabo mbere ho ngaruka kuri ibintu bye yakoze ku mugoroba wo ku itariki ya 12 ishyira kuri 13 umwaka 2025 ku itariki yewe izo tariki mvuze ariko mu kwezi kwa 4 aho twibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 31. Reka turebe ngo byagenze gute mateka y'uyu mugabo, dore ko benshi bibaje ubundi akomokaye. Reka nanjye nibaza ni ariko ubundi byagenze bite kubera uyu musore yagiye ahinduka gake gakeya. Abakoresha b'abahonyanyabaga bagiye babona ko ahinduka uko bukeye nuko bwije, imyindagurikire ye mu myitwarire ndetse n'ubujya postinga mu byagenda gavuga ubona ko rwose bigera bihinduka, kandi koko byaragaragaraga ku buryo yaje no gufungwaho ariko akarekurwa kubera ibyaha yashinjwaga. Yarimo ibyaha byinshi cyane. Twahirwa Moses uzwi rero ku izina rya Motion cyangwa se kwanda bakunze kwivuga, ni umwe mu banyamideli b'abanyarwanda bamenyekanye cyane kubera uruhare rwo guteza imbere imideli mu Rwanda ishingiye ku muco nyarwanda ariko ifite isura y'ubu ngubu isa nkaho igezweho, benshi bakunze kwita imigongo. Uyu mugabo cyangwa se uyu musore yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza 1990, avukira mu murenge wa Kibogora mu karere ka Nyamasheke intara y'Uburengerazuba. Twahirwa yize amashuri yisumbuye muri IPRC Kigali, ariko yize ayo amatoya abanza ntawe uzi ngo yayize hehe. Aho nagiye nkora amakuru nagaragajwe ko yize muri IPRC amashuri yisumbuye, aho yakwimamye umenyere mu bijyanye n'ubwubatsi muri construction mu mwaka wa 2016. Nubwo yari umwuga w'ubwubatsi ariko yawize, ariko nanone yakundaga ndetse yarafite inzozi zo kuzakora imideli nkuko yabyumvagamo. Maze mu 2015 ashinga inzu y'imideli yise Motion. Iyo nzu kandi yaje kumenyekana cyane kubera guhanga imyambaro isa nk'ari y'ubugeni kandi y'ubukorikori ishingiye ku muco nyarwanda ariko igezweho mu isura ndetse igezweho cyane y'ubu iteye imbere, kandi koko yari imyenda myiza nkuko yayibonaga. Nyuma yaho rero Moses yakomeje amasomo ye mu Butaliyani aho yize muri Polimoda Fashion School, imwe muri kaminuza ikomeye cyane ndetse kandi mu mashuri akomeye mu rwego mpuzamahanga mu bijyanye n'imideli. Yarangije kandi icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters mu bijyanye na Collection Design mu 2021. Imyambaro ye kandi yagaragarijwe ndetse bitarabaho urukundo n'abantu benshi cyane, ariko iza mbere yaho ko kugira igaragare yabanje kugaragara cyane muri Kigali Fashion Week ndetse kandi imurika rye rigeze kuba mu bihugu bitandukanye, ibihugu bikomeye nka Nigeria, Afrika y'Epfo, Namibia n'Ubutaliyani. Byo kumurika iyi mideli yarakunzwe cyane, ariko nanone yarahereye mu Rwanda. Yigeze kandi kwambika abantu bakomeye barimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, abahanzi n'abandi bayobozi bakomeye cyane. Dukomeza kandi kumenyekanisha izina rye nka Motion ku rwego mpuzamahanga. Inyambaro kandi yagaragaye no ku binyamakuru bikomeye nka Vogue Italian ndetse kandi Jeune Afrique. Uyu musore kandi yaje gukundwa cyane na benshi kubera ko yakoraga imyambaro kandi myiza iragaragara neza. Mu kwita izina uyu mugabo ku buryo yaje no guhabwa kuba yakwita izina ingagi kubera ibikorwa amaze gukora. Kubera ibikorwa rero yakoze uyu mugabo yaje kwegukana ibihembo bitandukanye birimo Young Rwandan Achieve Award yahawe n'Imbuto Foundation 2021, ndazaza kuhabwa n'ikindi gihembo cyitwa Emerging Made in Rwanda Enterprise of the Year yahawe na RDB 2020, Best Local Fashion House 2018, yabe kandi Mr IPRC Kigali 2014, ndetse kandi aza kuba uwa kabiri muri Afrika, aza kuba Mr Africa International 2016.
Mu 2022 Moses yaje kugira gutya ashyira amafoto ye yambaye ubusa ku mbuga nkoranyambaga. Amafoto yavugishije benshi, ariko byose byaje gutuma atangaza ko yeguye ku buyobozi bwa Motion. Avuga kandi agiye gukomereza urugendo rwe rw'umwuga ahandi hanze y'igihugu. Ariko nyuma y'aya mafoto yaje kugiriza no kujya mu gihome cyangwa se arafungwa kubera wenda sinzi ibyo yashinjwaga, ariko birahari nabyo biranditse. Nubwo yahuye n'ibi bigariko byose akaza gukora ibi byose yaje bigaragara harimo kwambara ubusa ndetse kubutinganye. Nubwo rero yaje gukora byose byo kuba ubutinganye cyangwa kuvugwa nk'ubutinganye, dore ko uyu mugabo mu mashashize hanze 2021 niyo myaka 2022 yagaragaje ubutinganyi bukomeye, kuko hari amafoto ye n'amavideo yagiye hanze arimo asambana n'abagabo bagenzi ariko b'abazungu b'abataliyani bikora ku mbuga nkoranyambaga. Benshi barumirwa, birabatangaza cyane, bibaza uyu mugabo bigenze bite cyangwa se ni muntu ki ukora ibintu bari basanzwe batamuzi uyu mico. Ariko nanone Motion cyangwa se Moses Twahirwa yaje gukomeza kugenda agaragaza imico itari myiza, aza no gufungwa. Uyu mugabo rero kubera yahaye ibihembo na leta ndetse kandi akaza kugirwa n'umuntu ugiye gukizera no kwambika perezida w'igihugu, abayobozi bakomeye kugeza uyu munsi bambikorwa na Motion kubera ibyo yaramaze gukora. Gusa nanone burya baravuga ngo hari igihe umuntu agutenguha bikagutungura cyane. Nibwo rero Moses ku itariki 12 cyangwa 13 kwezi kwa 2025 yaje gusohora cyangwa se inyandiko, anasohora amafoto ya postinze cyane inyandiko iri mu buryo bwo gupostinga kuri WhatsApp ya designinze uko abishaka, ashyiraho amakuru atandukanye, ashyiraho inyandiko ziteye ubwoba. Namwe mwagiye muzisoma mu makuru ndetse mugenda munazibona hano ku kiganiro. Motion yavuze byinshi bitandukanye bivugisha benshi, ariko uyu mugabo yaje guhabwa amahirwe akomeye cyane atandukanye, ku buryo yaje no kugaragaza uburyo uyu mugabo yaje guhabwa amahirwe ndetse yo kujya kwita izina ingagi. N'amahirwe ahabwa bamwe mu bantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu Rwanda, n'amahirwe ahabwa abantu kandi bakomeye mu gihugu bagaragaza ubunararibonye mu bintu bakora ndetse kandi no guteza imbere igihugu. Ariko nanone yaje none kuyagaragarizwa mu bihe bikomeye mu bwo Perezida Paul Kagame cy'u Rwanda cyangwa se na FPR Inkotanyi, umuryango FPR Inkotanyi yamamazaga ndetse aza guhabwa inshingano zo kwambika umukuru w'igihugu. Ibi byose byaje bituma rero Twahirwa Moses izina rye rizamuka cyane ndetse no ku Rwanda mpuzamahanga agenda atumirwa mu birori bikomeye, ariko agapresenta u Rwanda nk'igihugu. Ariko nyuma yaho yaje kurutingwa cyane ubwo yapostingaga ya magambo menshi agaragaza urwango rukomeye, ngo urwango yanga Inkotanyi. Avuga byinshi cyane ku buzima bwe, ngo amufungiye umubyeyi. Rero avuga byinshi bitandukanye bigaragaza ko nyamara ari ingenga bitekerezo no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko nanone ngo yanga Inkotanyi ndetse ariko akangana Perezida Kagame. Perezida Kagame ndetse wamukoreye byinshi bitandukanye, akaba yaranamwambariye umwambaro. Kwambara umwambaro no gutuma rero utera imbere. Benshi bumiwe n'aya magambo, ariko nyamara nubwo bigaramaza iminsi bigaragara ko hari abantu bamaze iminsi bagaragaza ipfobya ndetse n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, ariko bamwe na bamwe nanone bakasaba imbabazi nk'abahanzi ko hari igihe byabaga mu buryo kugira ngo akavuga nk'ijambo atazi kwenda ari gupfobya, ariko bikaba hari n'ababikoraga babishaka. Ariko nanone muri minsi bigaragara cyane mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse babaye ibyamamare, dore ko benshi mu batanze ibitekerezo mu kiganiro bishyireho iki ngiki kirangiye bavuze byinshi bitandukanye. Bavuga ko rwose bitari bikwiye ku muntu nka Moses cyangwa se Twahirwa Moses wamenyekanye nka Motion kubera ibikorwa yakoze ndetse n'uburyo yabereye icyitegereza abandi. Yakabaye yari umuntu koko wabereye icyitegereza abandi. Nyuma y'ikiganiro ariko ndagira ngo nkireho audio ibyaraye bivuzwe ndetse n'abatanze ibitekerezo kuri uyu mugabo batunguwe bakumirwa ko nanjye numiwe. We gusa kurikira uwimvire neza ibyabaye. First of all, Moses ndamugaye, njye ndatunga, I'm disappointed and speechless sometimes. Nta kintu kimpunguye. Ndi mu bantu bamuvugiye kenshi ariko hano ho biranze. Ndanamwandikiye kuri Instagram, WhatsApp, Snapchat, numva ari kuvuga nabi ndamwihorera. Gusa here's the things. Nk'uko Mama Ziska yarabivuzeho, nk'uko Mama Ziska yarabivuzeho, hano arimo gupfobya kuko kuki se ategereje kino gihe wa mwana turi kwibuka kabya ari akarwa azanye no topic. Ikindi afite event mu kwa gatanu muri Amerika, ashobora kuba abikoresha wenda kugira azabikoreshe as asylum nagira muri Amerika nazagaruka cyangwa akaba yaranagiye, kuko nabonye ngo May afite event ya bira bintu byiwe byo kwerekana imideli muri Amerika. So niyo bakore wabyanditse kuko nabonye nashatse ahantu hose binda bibura, kiretse ko nabanje kubigyorizwa na Kasuku mu gitondo mu bitwa ngiye kwishaka ndabibura. Ako cyakuza kohereza ngo nkubaze imba ari byo bintu babibonye ko nkimara kubibona niba abantu bari murabikwa na ifite space ndavuga muri buretse gato. Ndetse abantu niba ari 400 nahise mfunga ndavuga nti umuretse gato katika jina la Yesu. Ariko
Eric karame. ntabwo ibiva Moses amera nk'umwana ufite ibitotsi bari guhereza ikijumba kanga kukirya karira bakamuha amata akayanga akiriza. Ibyo byose Moses yarabikoze. Iki ngiki nta kintu kintunguye, byaragaragara muzi ko naho mwagize mukavuga ngo Moses yahawe amafaranga n'abazungu kugira ngo asebye u Rwanda, murabyibuka cyane. havuzwe ibintu byinshi kuri Moses. Ariko utamabwira ikintu kimwe, this guy nta kintu niki na kimwe muri ibi ngibi akoze kintunguye. Yagaragaje ibimenyetso, hari ibyo mwe mutazi bitigeze bija hanze. Komeza ijambo. Ndakubwiza ukuri nanjye ngiye nta manje mva ko kudi nyine uba speechless, nyine ibintu bikagutungura kabisa. Wowe uvuga ngo ntabwo gutunga, ariko gihe birantunguye bro. Umuntu ugirwa aya mahirwe, abantu benshi abanyamideli mu Rwanda babuze, bakakwigira icyo cyizere ukambika umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka ingahe ukamwituye ibi ngibi. Imana njye niba ngo uvura umuntu uzijisho wacyakare gukanurira. So njyewe nitandukanyije nawe. Yes, namuvugiraga nk'umuntu turi family muri LGBT, ariko ngaho nitandukanyije nawe pe. Nukuri urabizi, ni kenshi bamuvuzeho kuri ya mavideo, nacyagiye ku passport isohoka, nacyagiye by'urumogi. Urabizi intambara twarwanaga ndi nyiba muri Amerika, subizi imijugu twatiranye Godfa. Ariko aha naguye curamye pe. Umva nukuri abantu tukibagirwa vuba. Gusa mu magambo nasomye zino ngingo zagiye afatiraho, wagira ngo yari hayi cyangwa ari byo byamwe yafashe, ko ukuntu zigiye bifashe n'ukuntu bigiye bivangavanze n'ahantu bihurira. Hamwe ngo arabreminga Ange Kagame. So ngiye nawe ndakuvuga first family, kuko ntabwo ibyo bintu mbinshaka kubivugaho cyane, ariko ngiye natunguwe. Ararenganya inkotanyi. Nese Kagame niwe wafunze se? Okay. Yavuye yanajyanye amasheke gufunga se, cyangwa inzego yari suspected, ubwo abaye suspected nyine baramufunga, ariko nyine agira avamo. Ibi ngibi bizeranya amagambo y'ikigara bita Patrick cyane cyo kivuga ngo kizagaruka mu Rwanda. Kagame n'akabarebe bamaze gucaho bapfuye ngo bafunze se. Komeza. So nyine ukabona harimo ibintu byihuzagurika n'iki. So iyo minsi 23 se yafunzwe muri Mageragere ni itumye avuga bino byose mu gihe cyo kwibuka mu kwa kane. So njyewe pe nitandukanyije nawe, ndanatunguwe. Sinaza gutinda cyane amagambo, gusa bino ntabwo byari bikwiriye pe. Umuntu nk'uko nuza bivuze Kabano, wize akagira business iri strong kugeza kano kandi no ku munsi wa none, nango yari kubavuga aya magambo, kiretse niba ari gukoresha bino bintu kugira ngo nk'uko nabibabwiye akaba ashaka kwisabira serum yo kuguma muri Amerika. Kuko gutya bino mu biha platform nini ibinyamakuru birabyandikaho, niba byandikaho rero iyo usaba asylum nibyo bakoza proof ni yihe, urahigwa nandi, urashakishwa nandi, bimeze gute. Tugimuka mu high platform yo gutuma abona iki asylum yo kuguma muri Amerika. Kuko nzikazamugendekera gute biramutse bigenze nkawe deportinzwe azagaruka he? Ukaruka nyine ujya gufungwa. Nese urumva umuntu reka ngo urugero rwa hafi nk'ungiye sinagarutse mu kwa gatanu last year. Se ko ndi Kigarashe cyangwa mvuga nabi u Rwanda wumva ndi he. So rero ugira neza ukabisanga imbere, wanagira nawe ukabisanga imbere. This dude nawe ko uvuga no magambo man for real. When I gusa that's too crazy, like literally very speechless man. Uzi ariko amakampani rero no mu Rwanda, uzi company ziri mu mahanga, his excellency afite amafaranga pefse ubushobozi bwero bwose bwo kwambara umwenda ashaka bawutuma kano kanya bakanamukorera ukayituza. Ariko niba baguhaye amahirwe mu gihugu bakagukorereshaho kandi nanga ari by'ubuntu, so ari kumwamariza ari kugira ute ako gaciro akagafata akajugunya hasi agakandagira. Ubwo urumva atari igicucu ahubwo. Urakoze. Sorry pe, that's crazy. Nimurakare bibaho. Reka tugende twakira umuntu bita Umulisa. Urahari? Umulisa ntabwo ahari. Nasser. Okay. Nasser are you there? Aramanutse. Ariko mwamwaje gukina bimeze biti. Tumuzi you people. Twakire umuntu bita ninde wundi utaravuga hano. Umulisa ndakumanura ni budahari. Nasser uranyumva? Nasser urahari? Olga uranyumva? Oui. Come on. Kutavuga? Oui, ndavuga sinzi ko byari bigenze. Okay, ijambo ni ryawe.
Mwiriwe. Uriwe? Ndabasuje mwese abantu muri hano. Nanjye ibi bintu nabibonye ariko ntago naje kare ariko nabibonye. Nanjye hari ikintu nashobora kubivugaho nubwo benshi babivuzeho. Ikintu nari ngiye kuvuga Rezisk yabivuze na Semuhungu bimwe arabivuze na Kabano, ariko nyine nk'ikintu kimbabaje nyine nanjye kubona nk'umuntu w'urubyiruko nyine ashobora guhabwa amahirwe abandi bantu nyine badafite akayapfusha ubusa. Birababaje noneho muri iki gihe nyine turi kwibuka abacu bazize jenoside, kubona umuntu ashobora kuvuga ibintu aka kanya yakabaye niba yaranabifite mu mutima akaba yarabivuze mbere yaho, cyangwa se nyine akabivugana nyuma yaho niba abifite mu mutima, ariko kuba bivuze ubu ngubu ni nko gushengura imitima y'abantu bamwe na bamwe baba barimo hano, cyangwa se n'abandi bose bashobora kuba bamukurikira kuko afite influence nini. Nyine ni ikibazo gikomeye. Ikindi kintu nyine kibabaje ni ukubona nyine ushobora kuba uri umwana nyine w'umuhungu kuriya, ntabwo ari umwana ariko nyine uko bigaragara ushobora nyine kuba wahabwa amahirwe ameze kuriya. Hari abandi bana nyine bafite talents, buriya hari nk'abana babona yarambitse His Excellence bakavuga ati buriya nanjye ninkura ndashaka kuzaba nka Moses, atakuvuga ngo mu myitwarire ariko nyine ndashaka kuzakora ibintu nk'ibye, like designinga nkawe kugira nzagere ku rwego nk'ubwo nawe agezeho. Bakaba bamufata nk'abarora umudo mu bintu bijyanye na designing. Nyine birababaje kuba ushobora kuba ufite abantu nyine bagukurikira gutya bagufite icyo cyizere ukabatenguha. Ikindi kintu nyine kibabaje ni ukuntu ushobora kumva nyine umuntu afite 6 years old akabona ko papa we barimo baramubeshyera, barimo baramuhanira ubusa, wangiza ukavuga ngo papa wanjye ngo bamuhaniye ubusa ku myaka 6 gusa. Ababyeyi benshi nubwo bajya bakunda kubwira abana babo sometimes amakosa baba barakoze kugira ngo nibanakura batazaba nkabo nyine, ariko nyine ukabona umuntu ngo papa bamuhaniye ubusa, ngo nanga ngo inkotanyi, ngo nanga ngo Kagame, ngo nanga. Warabaye mu gihugu ukabona ibyo kurya ukaryama, ukabona aho kuba ukiga, niba baba baguprovidingira school fees ariko nyine uwo mutekano igihugu kirawuguhereza, ukabona nyine byose uraje ako kanya ubitesheje agaciro yawe myinshi ingana gutyo cyangwa mike ingana gutyo bitewe nuko abifata, ariko byose ukabitesha agaciro. Ngiye ndibuka ejo bundi ngo ajye Musanze bakamuhohotera, hano abantu twaramuvugiye tugira impuhwe nyine turababara, nta nubwo ari yakuntu nyine abantu dushobora kuba twababaye kuko iki kintu bakimukoreye tutabanje no kureba aho byaturutse, se niba ari we wahemutse cyangwa atari we wahemutse, nubwo nabo ibyo bakoze atari byo, ako nyine akabifata nyine nk'ibintu byoroshye akaza agashyira hariya n'umujinya n'uburakari, freedom of speech, akavuga nyine ibintu bimeze nka kuriya. Bigaragara ko igihe cyose yari abifite mu mutima atari ibintu niba umuntu ashobora kubabika ni nko kubika inzika. Kandi ikindi kintu ngiye nagira ngo mbabwire ni ukuri, nta muntu nyine bashobora kuza nyine ngo barenganye nyine gutyo gusa nta kintu we yakoze. Ubu umuntu yaza kuguterura mu muhanda akagutwara kugukubita nta kintu wakoze. N'abantu bakoze jenoside bajyanywe muri gacaca barakatirwa baragenda ariko bifite process byaciyemo. N'umuntu akubiswe mu muhanda mbese nyine abanza kureba ikintu yakoze, nta muntu azanga gukubite gutyo kuko ntago yaba ari umusazi. Ako nyine birababaje ko umuntu nyine ashobora kuza mu gitondo akabyuka akandika ngo umuntu yakoze ibi ngo bintu nyine birababaje nyine. Sorry nyine basi, murakoze. Wirira wibabara tuza guma hamwe. None babwira ngo muhaguruke mu Rwanda mutekereza ko muzarwana n'imiyaga, muhaguruke mukenyere, ntago muzar. Iyo babwira ngo igihugu none muhaguruke mukenyere, abo nose mwari muzi ngo muzarwana n'ibitekerezo, muzarwana nabo mutazi. Nyine mba nkubwire nyine ntabwo ushobora kubona igihugu kivuye ahantu habi nk'ahangaha nk'ahariya nyine kikaba kigeze ahangaha
ukabona umuntu yagikuriyemo agejeje 36 years old nyine